kuri uyu munsi mwami 45 ndasenze mu izina rya Yesu menaguye imbaraga z'abadayimoni zose na satani wigize akarakajya he reka barota mwami Imana batabare kandi bagire neza babaho ku migozi mu izina rya Yesu Mana ishobora byose Mana y'imbaraga Mana irengera Mana itabaranya guhora ku ngoma mwami w'amahoro ndadistroying imbaraga z'abadayimoni zose ndakubita hasi mpaka ndasenya ndarimbura ndarangiza ndarandura ndajugunya ubutware bw'abadayimoni imbaraga z'abarozi n'abakonikoni z'abacwezi n'abandi bose abakoresha nyabingi n'abakoresha ibindi byose bakoresha mu izina rya Yesu umuntu wese mwami muri bufungura video muho umugisha mwirukanyeho imbaraga mbi mwirukanyeho urupfu rwa hato na hato mwirukanyeho impanuka za hato na hato ntangaje ubuzima ku mibereho yiwe ntangaje icyerekezo ku mibereho yiwe mu izina rifite imbaraga rya Yesu nongeye kubasuhuza nshuti z'Imana mwebwe abakunzi b'ubumwe ministries babwira ngo ndabakunda cyane kandi babwira ngo turi kumwe turi inshuti kandi ndabashimira ko mwabashe kubyihanganira ko video itari yabonetse kubera akabazo kari tekinike ariko Imana yarabikemuye yabikoze neza ndashimira abasengeye mwese kandi n'ubundi mukomeze mutubera abaterankunga bakomeye abaterankunga bakuru abaterankunga bafite imbaraga muri twebwe uyu murimo nta muntu wawishoboza ari wenyine nta nubagira ahantu hagera ari wenyine tuwushobozwa nuko turi hafi mukatuganiriza mukatwegera Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu ndabakunda cyane nuvuga ngo kiriya kiganiro cyose cyamaze gutambuka kijyanye n'ibintu bijyanye n'inyama nzi neza ko mwarabibonye abandi muranabyumva abandi muranabisobanukirwa mu gice cya mbere musa 33 na 4 rero umunsi none turi update zere ku musa 45 aho nashatse ko dukomeza kino kiganiro ko mu buryo umuntu ababona tubona tuganira icyo dukwiye gukora no gutekereza ubundi muri rusange ni igiki twavuga cyerekana ko iyo umuntu arota inyama niba ko mbiciyemo gahoro gahoro nkuko nagiye mbitegura ko ari hishurirwa Imana yampaye mu buryo bukomeye hishurirwa Imana yampaye mu nzira zikomeye gihe turimo turwanya zino za karande no kubohoka n'ibindi bisa nabyo ngira ngo nsubize wavuze ngo mubwire kujyanye no kurya ibigori nayo nzamusubiza Imana imuhe umugisha kandi Imana imugire neza aho twabonye ko imvugo y'Imana ku buzima bw'umuntu kenshi bikunda kuboneka mu nzozi y'Imana ishaka kubwira umuntu direct nta wundi muntu ugiye kuboneka muko twagiye tubigana rero turi mu gihe cyo gusobanura ku kintu cyitwa inyama ko ni ikintu kigari cyane nivuye inyama sindasobanura iyi nkoko se iyi nka se n'ibindi ntabyo ndavuga ndi kuri beef gusa ndi kwitwa inyama muri rusange ese y'umuntu azirota bimeze bite ese umuntu azitekereza bimeze bite kurota inyama ubwazo si ikintu cyoroshye bavandimwe hari umuntu wakumva ari ibintu byoroshye kumva biramworohe kubivuga ariko nagira umenyeshe ngo ntabwo ari byiza cyane kandi ntabwo ari byiza unyumve kandi untega amatwi nagira ngo rero dusenga Imana aho twabonye ibintu bitandukanye na mu gitondo tujyana n'umukangiye gusohokera ikiganiro ariko kivuga cyane ku bubi bw'inzozi z'inyama nicyo wakora kugira ngo bisohokemo shimira umuvandimwe uri mu gihugu runaka wahamagara ambwira ko yazirose akabyuka kandi mbwira ko yahise babyumva direct yazirose kandi abyuka ameze ukuntu atatekerezaga murumva ko Imana yabaganije rero ni byiza ko dukurikirana mwese abari mu Burayi ndabashuje cyane abari muri za Denmark abari muri za Sweden abantu bose muherere Norvege ndagusuhuza Pastor Dina ndagusuhuza Nshuti y'Imana ndagusuhuza mwese abantu bose bana muri gahunda abanyeshuri n'abandi reka vuge na mwarimu Jean Paul from Australia na Imana imuhe umugisha reka tuvuge n'abari Burundi mwese Imana ibampera umugisha kandi Imana bakomeze reka dusenga Imana twinginga ngo nangwa muri Amerika mugubwe neza muri Canada mugubwe neza abari mu birwa bya Mayotte namwe ndabashuhuje n'abandi kandi mugaragara batuye mu birwa navuga byinshi bya Antilles nabasobanurira ngaho abari muri Guadeloupe mwese Imana ibampera umugisha ndagusuza muri Imana iguhe umugisha reka mvuge namwese Imana bagire neza ndabakunda cyane muvandimwe wanjye uri muri Gabo Imana imuhe umugisha kandi mwese aho muherereye abari muri za Nigeria abari muri za Niger Imana ibampera umugisha abari mu nzira mugenda uzafungura video ari mu nzira agenda urugendo rwawe ruguhire kandi ugubwe neza nagira ngo dusenge Imana tugiye kwinjira muri iri jambo ari kumenya ngo ibi bintu byo kurota inyama harimo ububi bwabyo n'uwabona uziguha ari uzihereza uzicuruza se uzirangura icyo
wakora cyose hari ibintu bitari bizima kandi bigaragara nabi ku buryo iyo byitegereje rimwe na rimwe wisanga waguye mu mutego ukomeye. Ariko Imana itugereza iduhana umugisha mu izina. Ukomeze ukore comment, shares, kandi nurangiza unakore subscribe kutarabikora. Menyekanisha iyi channel, ni inshingano zawe, yimenyekanishe inshingano zanjye. Twongerera amaboko, dufashe muri byose. Inkunga yanyu ibitekerezo irakenewe kandi nukuri iyo mukoze comment iratunezeza. Aho turimo turavuga ko tumura amasengesho y'iminsi 60, tugeze ku munsi wa murabyumva namwe wa 15 ngo senya karande kandi usenye n'ibicaniro byose wari kuganeza. Ro muri ubwo buryo hari Imana kuganiriza ku by'inyama ntubisobanukirwe. Reka babwire ngo Imana ikumpera umugisha muri rusa. Imana iguhe umugisha wo ukurikirana, wo ukunda umwe bw'abera ministries, wo ukunda abantu b'Imana, wo ukunda gusobanukirwa no kubwira abantu ko Imana ikunda abantu bayo. Imana ikumpera mu izina rya Yesu. Data wa twese uhoraho, mwami w'amahoro, Mana y'imbaraga, nagira ngo bari natwe mwami muri uyu munsi wa none ugaragaza imbaraga zawe no kwera kwawe, ukora ibitangaza kandi Yesu wigaragaze nk'umwami w'amahoro ushoboye kurengera ubwoko bwawe mu izina rifite imbaraga. Ndasenya ibihome by'abadayimoni byose bava bikagera mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo. Natukuye mwami iri jambo n'ikino kiganiro bane natwe kandi wiyerekane ugaragaza imbaraga no gukora kwawe. Ndagushimiye ko mvise gusenga kwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Iyi ngiyi ni ubumwe bw'abera ministries, inshuti yanyu yabugufi yakadasohoka, ubakunda cyane kandi ubifuriza ibyiza. Uyu munsi ijwi ntirimeze neza kubera yuko ni gripe, niko bimeze mu gihe cyayo, ariko data wa twese abaturi ruhande kandi atugira neza. Ubundi kubona umuntu arimo yiba inyama mu nzozi ni ibintu bibi cyane, bibi cyane, bibi cyane. Bisobanura ngo itonde nawe ubwawe barakwiba ubuzima ndetse n'ibishobora gutwara burundu. Ikindi, kubona umuntu arya inyama cyangwa iz'umuntu, inyama z'umuntu par exemple cyangwa inyama mbisi, bisobanura kwanduzwa. Ubwo n'umuntu uri mu nzozi urandujwe mu buryo butandukanye, haba uburozi, mirire, byo baguha kunywamo n'ibindi bitandukanye. Ruvuga ngo icyo gihe uburozwe kandi mu buryo bukomeye. Hanyuma tugiye kureba kurota wakira inyama uzihawe n'undi nk'impano. Aha ni ukuhitondera, ni kugiye kwakira inkuru mbi kandi iyo nkuru mbi ikaza itakugwa neza. Hanyuma rero kubona inyama ziri mu rugo cyangwa ziri mu nzu, ziri hanze, bisobanura ibigeragezo byinshi bikugose kandi bitandukanye, rimwe na rimwe bizana abantu batandukanye. Ikindi, kubona urimo ugurisha inyama mu isoko cyangwa uzigura cyangwa uzigurisha, bisobanura yuko imbaraga z'abarozi zakubanye nyinshi kandi ko bagiye kugukoresha, bakora ku bana bawe, bakora ku buzima bwawe, bakora muri gahunda zawe, bakora aho utuye, bakora aho uherereye. Biravuze ngo ugiye kuba manipulated by witchcraft. Niyo ngo icyo gihe bagiye kugerageza ibyo ukora bigerageze, aho ucuruza bagerageze, icyo ukora bagerageze. Niyo ngo ugiye kwatakwa mu buryo bukomeye. Abarozi b'imbaraga bamwe baguruka cyane kuko warose urimo ugura inyama cyangwa uzigurisha ariko uri mu isoko. Ndagira kano kantu ngasubire mu kumva abantu Imana mu nkurikiye. Kubona umuntu yiba inyama mu nzozi ni ibintu bibi cyane. Bisobanura ngo umva uratewe mu buryo bukomeye, ugiye kwataka ndetse mukomerere nabi. Ikindi, kubona umuntu arya inyama mbisi bisobanura ngo harimo urupfu, ariko inyama mbisi ariko zisa nk'ari iz'umuntu. Ko abantu bajya banarya n'abantu bagiye nabaho ukabonera inyama ariko ni y'umuntu, ukabyuka wabihiwe. Bisobanura ngo wirinde kuko ugiye kuhabwa ibintu bibi bishobora kuba byaguhitana, bwa burozi baguhereza, bya bindi uba wariye ariko bizaguhitana. Ikindi, kubona wakira inyama nk'impano as a gift, bivuze ngo witonde, hari amakuru mabi agiye kuza mu buzima bwawe. Hanyuma ikindi, kubona inyama ziri ku irembo, mu rugo se, hanze ukazibona ari nyinshi cyane, birasobanuye ngo hariho ibigeragezo byinshi biguhiga kandi biguhigisha imbaraga, bishaka ngo biguhemukire, ubure amahoro, ubure n'amahwemo. Ariko data wa twese arahari kugira ngo akwiteho, kurengere. Imana itugire neza cyane. Hanyuma rero kubona ugura cyangwa ugurisha inyama ari kuri mu isoko, ari kuri mu isoko, bisobanura ngo urimo urakoreshwa n'imbaraga z'abarozi.
barimo baragukoresha, baraca ku bana, baraca ku mugabo, baraca ku mugore, baraca ku bavandimwe, baraca ku nshuti, baraca ahantu hatandukanye, baraca mu buzima butandukanye, baraca mu kibazo gitandukanye, baraca ahatandukanye, baraca ahanyuranye, baraca ahagoranye, kugira ngo bagukoreshe uko bashaka, bakugeze aho wumva wifuza ubwabo. Rero niwe bikwiye kubirwanya kandi Imana ikakurengera. Twavuga ngo ikirero kano kanya ka none, iyo tumaze kubona neza ibi bintu byo gusenya, iyo umaze kubona iryo yerekwa rikomeye ko nabaganije ubushize, nkongera nkabisubiramo, kabwira ngo igihe cyose uzabona harimo kuguhigwa, kwamburwa ubuzima, ahazaza hawe, gutakaza ibindi bintu bikomeye, icyo ni cyo gukomeza ukabitekerezaho. Ikintu ukwiye kumenya, iyo urose inyama hanini haba hari nk'ibintu byinshi cyane. Icyambere ni ugutakaza gukundwa n'abantu. Ushobora gutakaza gukundwa n'umugabo, gukundwa n'umugore, gukundwa n'abana, gukundwa n'ababyeyi, ugenda utakaza igikundiro, gukundwa n'umukoresha wawe, gukundwa n'iki. Niyo mpamvu muri urose ikintu cyitwa inyama, zaba zitetse cyangwa zaba ari mbisi, witonde cyane. Ni ugutakaza ubushuti mu bantu, bw'ababyeyi, bw'abavandimwe, bw'abavukana, bw'ababyeyi bakubyaye, bw'abana wibyariye, bw'umukoresha n'inshuti zawe, nicyo bisobanura. Ikindi cya kabiri navuga ngo ni ugutakaza umunezero mu rugo. Iyo urose inyama asobanura ngo muri famiye, muri mariage yawe utakaje umunezero, utakaje ubuzima, buzaho werekera, bigiye kugora kandi bitari ngombwa cyane kandi bikomeye. Hanyuma icya gatatu, burya mu kurota inyama bango ni Satani bagiye gusenya amasezerano yawe, gushwanyuza amasezerano, gushwanyuza ibyo washaka kugeraho, kubika bigashwanyuka burundu, agakuraho amasezerano yawe akakuvaho. Icya kane, birashobora ngo iyo umaze kurota inyama, ni ukuba udashobora kuzuza kugera aho ushaka. Ntabwo ushobora kuzuza, nuvuga ngo tageti yawe cyangwa icyo ushaka kugeraho ntabwo ushobora gukundira, kuko warose za nyama. Bikurikirana ni urupfu rutunguranye. Iyo umaze kurota inyama n'urupfu rutunguranye. Icya gatandatu, bisobanura ngo urose inyama harimo kumanurwa mu ntera. Niba wari ugeze hejuru ukamanuka, cyane cyane mu kazi, ukamanurwa mu ntera, ugasuzugurwa, nabyo byo kwitondera. Kurota inyama si ikintu cyoroshye, abantu b'Imana, Imana ibagiriye neza cyane. Ikindi ni uko iyo urose inyama bigaragara yuko uzajya ukora ibintu bitarangira, wongera ubisubiramo bitarangira, ubisubiramo bitarangira, ubisubiramo bitarangira. Nk'umunyeshuri ugasanga arakora, arasubiramo amasomo yamunaniye, ibyo ukora byanga, ibyo ukora byanga, ugasanga buryo ugaruka mu kintu kimwe, bityo kugira ngo utakaze aho wari ugiye kugera, guhora wirirwa ukora icyo kintu nyine, gutakaza ibintu bitarangira wirirwamo, bidakunda wirirwamo. Ikindi ni ugukora harimo imitego, ugasanga ibintu ukora ari nk'imitego myinshi cyane, hari nk'imitego iremereye ku buzima bwawe. N'icyo ushatse gukora ntikigukundira, kubera ko Satani yahagurukiye kukurwanya. Ariko ubwo weretswe urota inyama, nawe senga Imana ikugirire neza. Ikindi twamenya, akenshi urose n'inyama, ndavuga in general, haba harimo ko mu bikorwa by'ubucuruzi bwawe ndetse n'ibindi ukora mu buzima bigiye kudindira ndetse bikananirwa. Your business, your ministry, indi kintu cyose wakora, bivuga ngo ibyo utegura gukora, ari mu gendo ukora ibikorwa byawe, hazamo kudindira, gucika intege no gucogora, kandi ugasanga bya bindi wifuza kugeraho ntibigukundiye, kubera yuko habaye iki, kuko warose za nyama. Aho ni ukubitekereza. Ntabwo abantu babirota kimwe, ushobora kubirota ariko bitandukanye, ariko uraza kumva ibyawe, gutakaza ubucuruzi bwawe, akazi kawe, ibyo wakoraga, imishinga yawe, ugasanga habayeho kudindira, rimwe na rimwe ikanatsindwa burundu. Umuntu agahomba, agataha, urugo rukamunanira akarusenyura, undi bikamunanira, undi amashuri akamunanira, ibizamini bikamunanira, mbere ugasanga ubaye umutsinzwi w'iteka ryose, kandi ntabwo ubasha kuza kubihungira. Ikindi umenya amaze kurota mu buryo butandukanye, biba bisobanura ko ugiye gutakaza, kutagera ku ntego yo kubohoka, kuba utashobora kugira total deliverance, kubera yuko Satani yagushyizeho igitugu. Urose inyama rimwe na rimwe, navuze ngo wazirya, baza ko nuvuga ngo ubugeze ahantu utabasha na buhoro kuba wabasha kubohoka bikwiriye, noneho the total deliverance. Hano mwe atari ko giye ko basengeye 4, basengera 3, ariko sinigeze mbohoka bikwiriye. Nta yindi mpamvu, nyamara uzasanga wararose inyama, nabwo ryo zirosa kenshi cyane, ntabwo ugera ku ntego ya deliverance yawe yo kubohoka byuzuye, kubera ko Satani agushyiraho igitugu
igitugu kiremereye kugira ngo asenye ahazaza hawe, bityo ntubashe kubohoka birambye. Wundi wembwiye ati ejo bundi ati nasivuganye n'abantu ati baransengera ariko sindaboka ngo mbibone. Ntubibona kubera ko warose bino bintu, kandi rose izo nyama ukazibona. Nacyo bisobanura ni ukuvuga ngo buri gihe ntugera ku rwego ruzo kubohoka, ahubwo urudindira maze ugacika intege ko Satani ushyize igitugu kugira ngo utabasha kubohoka bikwiriye. Ikindi buriya mu kurota inyama mu buryo butandukanye habamo gusubira inyuma hasi mu buzima, cyo bita down life. Ubuzima ukamanuka, warugeze ku buzima bwiza bukamanuka, warugeze hakwiriye ukamanuka, warugiye kwa kintu be ugasanga urimo uragenda umanuka mu buzima mpaka ugasanga ni up down, uzamukumanuka ntugere ubwo ubona ko ugenda ugera ku kintu wifuza cyane, ahubwo rimwe na rimwe ukisanga ibyo wateguye gukora n'ibyo tugiye kubaho urimo uragenda umanuka, wavuye kuri miliyoni zirenga nta na miliyoni, nta jana, nta n'icumi, nibyo atangiye ufite inzu utangiye kugurisha urahombye, nibyo mbega ni uramanuka mpaka hasi. Ikindi twiye kumenya, urota inyama hanini kenshi cyane haba harimo ikimwaro no guteshwa agaciro. Ikimwaro, kuba wamwaragurika, ibintu wakoraga bitakunze, ufite ikibazo utagikemuye, hakazaho ikimwaro. Ikindi no guteshwa agaciro no kwamburwa ijambo no gusuzugurika. Ikindi ukwiye kumenya ku kurota inyama in general harimo gutakaza ubuzima no gutinda kubaho. Niyo ngo ushobora gutakaza ubuzima bwawe. Ikindi ushobora no gutakaza kutarama mu buzima, ndetse ugasanga nta kurama guhari, birarangiye. Cyane cyane rusanya mambisi, Imana itugire neza cyane. Ikindi ukwiye kumenya mu nzu zijyanye n'inyama n'ibintu byinshi cyane ukwiye kumenya, harimo noneho n'ikintu gikomeye, ubukene hamwe no gusura mu rwego rwo hasi. Ubukene, bwa bukene butagira imvugo, ni ubukene butagira imvugo, butagira amagambo. Ko ntiwabwira umuntu ngo urakennye kandi ukora, ntiwabwira umuntu ngo urakennye kandi uri i Burayi, ntiwabwira umuntu ngo urakennye kandi uri muri Canada, ntiwabwira umuntu ngo urakennye kandi uri muri Amerika, ntiwabwira umuntu ngo urakennye kandi uri i Kigali. Ko abanyacyaro bazi ko abanyakigali twakize. So ni bwa bukene butagira isura, butagira izina, leta itagufasha, nta n'uwanagufasha, ko bakora agasanga mu gihagararo cyawe byose urabishoye ntacyo uzaba. Rero bikaba bisobanura ubukene hamwe no gusubizwa mu rwego rwo hasi, zero level. Kumwe akasanga aramanutse neza, ageze kuri level ya 0,0,0,0, ugasanga urwego ariho n'urwo hasi cyane. Kubera iki? Ni bwa bukene bw'imbaraga mu mujyana hasi ku itapi, ntabashe kubasha kuhava. Izo nabyo ni imwe mu bisobanuro by'inzozi zo kurota inyama muri rusange. Ntitwavuze iz'inka, ntitwavuze iz'inkoko, ntitwavuze iz'andi matungo, twivuga icyitwa inyama cyonyine. Harimo ubukene, bwa bukene sinzi ko nabite budati, bwa bukene umuntu abura uko avuga ukaba utanabisobanura, ariko ukenye kandi nawe birebesha n'amaso. Rero twihuse cyane bakozi b'Imana, abakurikiye umwe bw'abera ministries, babwire ngo ikindi gikwiye kumenya nuko iyo urota inyama muri rusange bigaragara kurwara cyane indwara zihoraho, kurwara cyane ukongera ukarwara cyane, indwara zihoraho, indwara zitarangira, rimwe na rimwe ndetse akenshi byihusemo hakabamo n'urupfu kubera ko wabirose. Ikindi cyanyuma, ku badamu barota inyama birasobanura ngo bafite ikibazo. Niba ari umudamu utwite, afite ikibazo umwana azavamo, afite ikibazo cyo kwinda itazagumamo, afite ikibazo gikomeye. Niba urose inyama utwite, menya ngo mu nda yawe utwite harimo ikibazo. Ni ugusenga, ugasenya ibyo bintu byose, kuko Satani we yahagurukiye kwangiza cyo twita one problem. Bivuga ngo mu nda y'umugore ubyara harimo ikibazo, aratwite, wa mwana nta buzima yagira kubera ko yamaze kubibona, yamaze kubyitegereza. Bityo rero twe kwisobanukirwa ko umugore utwite warota inyama zaba iz'inkoko, zaba iz'ingezo zose, ariko utwite menya ngo mu nda harimo ikibazo, ushobora no kutabyara iyo nda cyangwa ukazapfana nayo. Ariko Imana ishimwe, turahari mu matesha iminsi 60 yo kuvuguruza, gusenya no kurimbura no kugizaho karande zose, kuko nawe urahari twimwe kandi turimo
turasenga Imana humura kandi Imana imuhande rwacu mu izina rya Yesu. Ngo umudamu rose inyama ayazibona hanze, yazibona zitetse, uko yazibona kose biravuze ngo mu nda twite ishobora kutavuka cyangwa gapfana nayo. Ibyo nako bisaba ko nta mpamvu yo gupfana nayo, nta mpamvu yo kutavuka. Bakoze Imana barahari, muhamagare dusenga Imana, tubohoze, dusenge bicaniro maze tubashe kuboka mu buryo bukwiriye. Imana ibamerumvisha mu izina rya Yesu. So tumaze kubona, nongera kugusaba utarakora subscribe uyu munsi ubikore, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo ujye ubona notification cyangwa ikintu gisohotse tukibona utiri uvunika, tagusharinza muri ubwo buryo. Shiri tukwisara niba uduteye inkunga, shira inkunga yawe gute habandi ikiganiro no kumva ko abantu baraboshywe, bakeneye kubohoka, bakeneye kumva bino bintu no kubyakira, kuko turi mu kirere abadayimoni bakoreramo. Bibiliya avuga ngo, ni Paulo wabyandikiye abantu bitwa aba Efeso, arabwira ngo ntiturwana n'abantu, ahubwo turwana n'abanyabushobozi bari mu kirere, ngo bari hejuru cyane, ngo ntitwana barafite umubiri n'amaraso, ubwo ni imbaraga mbi ziri mu kirere hariya hejuru, tuvuze amahoro, ngo twari intwaro z'uburyo bwose. Rero ni byiza kumenya gukora comment, shares, kandi warangiza ukanahamagara tugase. Iyo niyo nkunga iremereye kugira ngo twifuza ko abantu bose babahoka bakagera kure hashoboka. Nari maze kubabwira ngo rero igihe umugore rose inyama isora gukuramo inda cyangwa se kuba atabyara cyangwa agapfana n'uwo mwana cyangwa mwana agapfa avuka cyangwa agapfa amaze imwanya hanze, ibyo byose birahari, ariko muhumure, hari imbaraga z'Imana zikora kandi zitabara. Abantu b'Imana, iyo ushaka kubona no magambo ya Muraho 14:11 washaka ugasoma kubara 23 cyangwa kuva ibice 224, hose ni amasisho dusengeramo, dusenya ibyo bintu. Uyu munsi rero turibaza ngo ese koko uyu muntu arose ibyo bintu ni ibiki ari bukore mu isengesho? Ni inama ngiye kuguha, ndaguha inama zigera kuri 5 zonyine gusa. Icyambere, ugomba gusenga wirukana imbaraga z'abarozi kuri wowe n'ahazaza hawe. Ni ukuvuga ngo ugomba kudestroyinga, gusenya no gukubita imbaraga mbi, gukubita abadayimoni n'abarozi bose, kandi ukabakubitisha imbaraga z'umusaraba wa Kristo. Bivuze ko biravuze ngo mu guteba ngo umurozi ntakabe muri mwe, ntagahumeke, ntakabeho. Biravuze ngo iyo umaze kurota ziranyama mu buryo bwose butandukanye, uko waburotamo kose, hari intambwe 5 z'amasengesho akubiye mu kubohoka kandi y'imbaraga. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugusenga wirukana imbaraga z'abarozi ku hazaza hawe. Abashaka kwicira hazaza, ugasenga mu izina rya Yesu, usenya, wigizayo, ubihakana, ukubita izo mbaraga mbi. Ntukarindire kukanguka ngo witecira gusa, wahita usenga, wature mu izina rya Yesu, kuko ngo umurozi ntakabe muri mwebwe. Nuvuga ngo icyo gihe bigaragara ko hazaza barimo bahangiza, kandi umurozi si wa wundi uguha ibikwica gusa, n'ukurogeka kwa shobuja, n'uvuga amagambo aho ukorera, n'ujyana ibindi bintu, abagira ngo yica hazaza hawe. Rero ni byiza kuhagarara mu mbaraga zo gusenga no kwinginga Imana no kubaza, nko biravuze ngo 5 ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa baka bagihindura cy'amasoko, ngo kandi bagenda bagwiza imbaraga. Haleluya! Bagenda bagwiza imbaraga, bagwiza imbaraga, bagwiza imbaraga, bagwiza imbaraga. Bivuze ngo nawe intambwe mbere butere, senya ibicaniro by'abarozi, irukana imbaraga z'abarozi ku buzima bwawe, irukana imbaraga z'abacweza, barungi n'abandi basa nabo, irukana imbaraga z'abakuroga n'abaguhiga. Iyo uhagaze muri urwo rwego, Satani arahunga, ntahagarukira, ntiyanakugeraho, ntiyanagukoraho, ntiyanagufata, ntiyanakureba, kuko ubura umunyembaraga ushobora byose. Intambwe ya mbere ukibirota, hita ubyuka wirukana imbaraga z'abarozi bashaka gusenya hazaza hawe, kandi ubikore uhagaze mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Intambwe ya kabiri yo gukora, kuko abanzi bawe bashaka gusenya hazaza hawe, kuko abanzi bawe baba nina babwiye kare ngo bashobora kubikora, murabyuko nabibasobanuriye, bashobora kubikora batabitewe n'ikindi, ahubwo ari ishyari gusa, ryonyine gusa ribateye, nkuko twabisobanuriye. Vuga ngo hari umuntu cyangwa abantu ku bushake bwabo bashaka kwangiriza hazaza, babitewe n'ishyari, urwango se no kutagukunda. Icyo ukora ni iki rero? Senya icyo kintu, kubita ibyo bicaniro, kubita ibicaniro by'abadayimoni, by'abanzi bawe n'iby'abakurwanya, ubisenye mu izina rya Yesu. Ukimara kubirota, immediately uhaguruka, ukureho ibicaniro byose by'abadayimoni, usenye kandi urimbure, kugira ngo bashe ntutume Satani
satani agira ikintu yapurika ku buzima bwawe ahubwo atsindwa iteka ryose. Imana ikumpera umugisha, kuko hano hantu ha kabiri abanzi bashaka gusenya hazaza hawe, ni future, bashaka kuyisenya, kuyangiza. Kuko nabwiye kare ngo cyane cyane iyo umuntu arota undi muntu afite inyama cyangwa afite inyama arimo azirya cyangwa anazifite mu ntoki, bisobanura ko hariho abantu bashaka kwangiza hazaza hawe, to destroy you, nubwo ntacyo mwamuhuriyeho cyangwa mwamfitanyeho isano, ahubwo ari abantu ku giti cyabo n'ubushake bwabo bagambiriye batewe n'ishyari cyangwa n'ibindi byo gusenyera hazaza hawe, bityo bakabikora bitewe n'iyo mpamvu. Bisobanura ngo kandi ukwiriye kwirinda no kumenya aho uzagarukira, ko kwirinda ntibihagije, ahubwo tubonye iyo ntambwe ya kabiri ni uko ugomba gusenga ukubita ibyo bihome mu maraso ya Yesu, kandi winjiramo cyane ukajyamo cyane. Byaba ari ngombwa hamagara tugufashe, nicyo tubereye ahangaha, nicyo dushinzwe kugira ngo tugufashe muri uyu murimo wo gusenya imbaraga mbi z'abadayimoni no kwirukana satani mu buryo butandukanye, no gufata icyemezo cyo kumurimbura no kumurangiza by'iteka ryose. Imana ikumpera umugisha wo nkurikiranye wa birose. Intambwe ya gatatu, ubuzima bwawe ugomba guhagarara ukimara kurota ibyo bintu, ugasengera ubuzima bwawe n'ubw'abawe, kuko hari umuntu ushaka kubuhemukira. Mu hazaza hawe hari abantu badashaka ko watera imbere hazaza, ariko Imana ikeneye ko hazaza hawe hagira agaciro, hakagira ijambo, hakagira n'imbaraga. Ariko satani yahagurukije umurozi, yahagurukije umugome, yahagurukije abagambanyi kugira ngo basenye ubuzima bwawe, rimwe na rimwe banashake kupfa utaramye, nawe bapfa bataramye, ubyara abana bahinduke ukundi bwenge, abandi bakora mbega uhorana agahinda ko mutima, ariko ugomba kubiga tubidisuringa kugira ngo hanyuma Imana ibane nawe. Ikindi ukwiye gukora umaze kurota inyama, gerageza wirukane satani, irukana satani, wirukane n'ubwami bwe, kuko abashaka gukurura mu bwami bwa satani n'ubw'abarozi, ubirukane burundu, uhagarare mu maraso ya Yesu, wature ku rugo rwawe n'ubuzima bwawe n'imibereho yawe, usenye ukubite hasi. Kandi niwumva utabishoboye, turahari ngo tugufashe, turahari ngo tugushyigikire, turahari ngo tugufashe gusenga dukubita ibyo bihome, dusenya ubwami bw'abarozi, dusenya ubwami bw'abadayimoni, dusenya imbaraga mbi, dusenya ibikuta bi, dusenya ikibazo cyiza, turwanya dukubita hasi, turambika imbaraga mbi zacu, tukubita imbaraga mbi z'abadayimoni, tuvuma kandi dusenya dukuraho. Nicyo kintu gikwiriye. Niba utabashije kubikora, hamagara, turahari, nimero munsi ari kandi tugufashe. Turacyari mu masengesho y'iminsi 60, kandi umunsi wa 15, umunsi wa 45, Imana yafashe kandi Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Icyanyuma gikomeye wowe utakwikorera ariko undi yagukorera, ni ugutangaza ubuzima bushya mibereho yawe, kudekarara impinduka muri wowe, ugakora declaration iri divine, ukayikora n'uvuga ngo ugatangaza ko bihindutse, ibyo bavuze bakoze bikanga, ariko ibyo bintu baragusengera ukabona kudekarara. Niba bavuga ngo urapfuye uti no ndabaho, niba bavuga ngo ntuzaba uti no ndabaho, niba bakubwira ngo barakoze no sindogwa, niba ngo udekarare ubuzima bushya, to declare new life, to declare the prosperity, kandi gutangaza ubuzima bushya, mibereho mishya, new life, new future, new prosperity and everything. Just ugahaguruka ukadekarara ko hariho impinduka ku buzima bwawe. Ntukunde ko satana gusuzugura, mu maraso ya Yesu ukadekarara, ku musaraba wa Yesu ukadekarara, ugahagara mu mbaraga z'amasengesho, ukavuga uti no ndabyanze, sinzapfa nzarama, no ndabyanze, nzacuruza, nzatera imbere, no ndabyanze, abana banjye baziga bagere kure mu izina rya Yesu, ndabyanze, abana banjye ntazanywa ibiyobyabwenge mu izina rya Yesu, ndabyanze, ntabwo umugabo wanjye azasenya urugo, ndabyanze. Ukadekarara, ugahagarara, ugatangaza icyerekezo gishya, ubuzima bushya. Kandi niba utabishoboye, turahari ngo tugufashe. N'Imana yaduhamagariye abantu b'Imana kuba twicara tukavuga uyu munsi wa none, tuzi ngo turumvuga nande, ariko ni byiza wabuze umuntu ukora iyo total deliverance cyangwa se umuntu usengera ngo ubyumve. Twabonye ko irota inyama harimo n'imbogamizi yuko utabasha kubohoka neza, kuko nabibasobanuye cyane mu gace ka mbere mu byibuke, aho nabwiye ngo bigaragaza ko utari mushaka kugera kuri rwiza rwo kubohoka.
urumva kugera kuri rwiza wo kubohoka ugakira karande ugakira ibintu byose ngo nukutagera ku ntego yo kubohoka kubera ko satani yagushizeho igitugu arakurwanya arakoresha abantu ubundi arakoresha abapagani bo mu rusengero arakoresha bakuye ngo barakubona ntibakubohora hari igitugu kiriho rero ariko iyo duhagurutse tugatangaza ubuzima bushya tugatangaza icyerekezo gishya tugatangaza amateka mashya tugatangaza imvugo nshyashya ku buzima bwawe ndagira ngo umnyumve kandi unkurikire muntu w'Imana turi kumwe gira ibyo utangaza gira ibyo urema kano kanya ndakuremera ubuzima bushya ndirukana imbaraga z'abagome n'iz'abarozi ndirukana ibiguhiga byose mu izina rya Yesu ndimo ndakurema nica buri mugozi wose ukuriho ndatangaza ubuzima budasanzwe ku buzima bwawe ku mibereho yawe ku cyerekezo ni byiza ko duhaguruka tugasenya bino bintu tugakubita hasi bamwe tukarwanya ibindi byose tugakubita imbaraga mbi z'abadayimoni tugasenya ibihome by'uburyo bwose tugahagarara mu butware bw'ijambo ry'Imana rimwe rimwe tugahagarara mu gukomera no kwegera no kuvugana n'Imana kuko ari izo mbaraga zo twihariye kandi twifitemo ubwacu rero nkubwire ngo rero uyu munsi nyumva neza nuvuga ngo tangaza haguruka vuga ubuzima bushya ariko kuri wowe bisaba za ntambwe eshanu nakubwiye tuniye cyo kubohoka turi za karande twaje tubaganiriza nuvuga ngo ikintu cya gatanu cyo gisigaye usengera muri ubwo buryo nukudisroinga nugusenya imbaraga za satani ukazitera paralize ukarwanya imigambi ye ukarwanya imvugo ye ukarwanya ijambo riri ku bana bawe ugahagarara mu mbaraga z'ubushobozi imaze kwakira Kristo mwana n'umukiza bityo bikaguha gusenya kamere zose no kurandura imbaraga mbi z'abadayimoni uri mu mwuka w'Imana kandi wumva utabishoboye ndahari n'abandi barakoze b'Imana ufite abashumba benshi mu itorero wabasanga ariko ni byiza kudekara ibintu ntukarote inyama ngumva ari bisanzwe ntukarote nakubwiye ibintu byinshi bituma inyama ukwiye kuzitondera ngira ngo mbikubwire nubwo nenda amasaha nakubwiye ukabyumva cyambere no gutakaza gukunda kumwe n'abantu kabiri guvura umunezero mu rugo gatatu gusenya hazaza hawe kane kubutabashuza inshingano zawe ushaka kuzagera urupfu rutunguranye kumanurwa mu ntera gukora ibitarangirwa ukora ibintu barona birangira ntibyagukundiye gukora hari abantu bafite imbogamizi bakurwanya ikindi bihuwa by'ubucuruzi ko bigiye gutakaza uburyo no gucika intege ukanarangira burundu hari ugutakaza kutagera ku ntego yo kubohoka nk'uko satani abakurwanya bikomeye hari ugusubizwa hasi mu buzima ugasanga uramanutse pe bikurangireho ikindi ikimwaro no guteshwa agaciro ukamwaragurika ugatakaza agaciro n'abagushebeje no gutakaza ubuzima no gutinda kubaho nuvuga ngo ntubashe kubaho ugatakaza ubuzima ni bande bakenyutse impanuka urupfu rwose ko buryo no mu kurota inyama habagaragara ko hari impanuka hariho urupfu rw'abarozi ibiguhiga byose byirukanye bitakaza ikindi ugomba kumenya ko urota mu nzozi haba inyama kenshi cyane harimo ubukene butagira izina birenze ubutindi birenze ubuhanya n'ubukene butagira izina kandi ugasanga wageze urugo hasi kandi aho uri hari amafaranga hari ubuzima uranakora ntiwirirwa no mu rugo usanga ubukene ntibushira mu rugo rwawe ibyo byose n'umunya ko tukwiye kubitekereza ikindi ngo ni ukurwana cyane bango urimo narwanwa cyane urimo narwara cyane indwara zidasobanutse kandi zitarangira zagushyira mu rupfu kingoye nuko vuga umugore utwite arose inyama uko zaba ziri kose biravuze ngo mu nde atwite harimo ikibazo umwana ashobora kuvamo mwe nabasha gupfa muri ubwo buryo rero Yesu abagire neza Yesu abakomeze Yesu abambika imbaraga Yesu abashyigikire reka dutangaza ubwo buzima tangaza ko bayeho tangaza ko ukomeza tangaza ko bizahinduka tangaza ko abana baziga tangaza ko urugo rugumyeho tangaza ko ubuzima bukomeje tangaza ko amateka y'Imana akomeje tangaza ko utazacika intege tangaza ko utazacogora tangaza ko uzigira imbere niba bitagushobokeye hamagara tugufashe mu izina rya Yesu murakoze mwese Imana ibamera umugisha reka dusenga Imana ishobora byose nubwo ndimo mbona ibintu byinshi cyane ahandi kwije ndikubona hari imigozi igenda icika ku bantu b'Imana ugiye kwakira amasezerano yawe wari wararwanijwe aho nabwiye ku ngingo ya 5 ko ngo satani abashaka gusenya amasezerano yawe akubita kayamena kayidestroying akabisandaza ugasanga ibyo ashaka kubona ntubibonye ibyo yaguze ntubyakiriye ahubwo uhoza uhagaze ahantu hagutebwa kandi ubabaye rero Yesu akugire neza wambara imbaraga ntibigikunze Imana irimo irakora umurimo ndimo ndabona ubohoka warabirose ariko nibyo bisobanuro kandi byijyanye n'inyama reka vuga ngo mbandeke aho ngaho Imana ikumenyesha mu izina rya Yesu data wa twese uhoraho umwami w'amahoro mu mbaraga duhabwa n'ubushobozi n'ubutware bw'ijambo ry'Imana kuri uyu munsi mwami wa 45 ndasenze mu izina rya Yesu menaguye
ndaguye imbaraga z'abadayimoni zose na satani wigize akarakajya he. Reka barota mwami Imana batabare kandi bagire neza, babaho ku migozi mibi mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, Mana y'imbaraga, Mana irengera, Mana itabara, nyaguhora ku ngoma, mwami w'amahoro. Ndadistroying imbaraga z'abadayimoni zose, ndakubita hasi mpaka ndasenya, ndarimbura, ndarangiza, ndarandura, ndajugunya ubutware bw'abadayimoni, imbaraga z'abarozi n'abakonikoni z'abacwezi n'abandi bose, abakoresha nyabingi n'abakoresha ibindi byose bakoresha mu izina rya Yesu. Umuntu wese mwami muri bufungura video muhe umugisha, mwirukanyeho imbaraga mbi, mwirukanyeho urupfu rwa hato na hato, mwirukanyeho impanuka za hato na hato. Ntangaje ubuzima ku mibereho yiwe, ntangaje icyerekezo ku mibereho yiwe mu izina rifite imbaraga rya Yesu. Byo satani yubatse ndabishenye byose katika jina la Yesu. Unyemerera amaraso ye mwami Imana abohora ubwoko bwawe, binjire mu kirere kidasanzwe, binjire mu mavuta adasanzwe mu izina rya Yesu. Kandi Yesu ukora ibitangaza, ndagushimiye kubaho ubwoko bwawe bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Shalom, shalom. Imana ibampere umugisha mugubwe neza. Bye bye, nakagaruka.